Ubuzima ni nk'igitabo cy'amapaje menshi. Guhitamo kugera ku byiza bisa nko kubumbura ipaje y'ingenzi muri yo ugasoma ibyanditseho. Bajya bavuga ko amahirwe aza rimwe mu buzima. Ntahuje n'iyo nyito, navuga ko amahirwe ahoraho. Reka nkubumburire igitabo cy'amahirwe none. Haguruka Business Center ni igitabo cy'amahirwe wakoresha none. Bakwigisha gukora amasabune akomeye, isabune y'amazi, isabune yo muri toilette, shampoo, sirage, amavuta yo kwisiga akomeye, igikotoro ndetse n'ay'amazi ayazwi nka lotion. Banagufasha kwiga gukora buje, imigina y'ibihumyo, kubihinga no kubitunganya, gukora jus zitandukanye yaba iyo wakoresha iwawe mu rugo ndetse n'iyo wasangiza abandi muri business, gukora amarange, kuyavanga no kwiga kuyatera ku bikoresho bitandukanye, n'indi mishinga myinshi yagufasha mu iterambere nk'iyi koranabuhanga rigezweho, social media management, declaration na serivisi z'irembo n'ubundi bumenyi bwagufasha mu iterambere. Abatabona umwanya kubw'impamvu zitandukanye z'imirimo bakora mu bihe bisanzwe nabo turabafasha, kuko hari serivisi zo muri weekend na serivisi z'iyakure online. Bakwigisha gukora imishinga itandukanye ibyara inyungu ndetse n'uburyo buhitse bwo gukorana n'ibigo by'imari. Reka nkwibira ibanga, niba ushaka gutangira inganda nto cyangwa inini, ibanga ni muri Haguruka Business Center. Bagufasha kwiga aya masomo yose ku buryo bwiza kandi vuba. Byaza umusaruro amahirwe yawe uyu munsi na Haguruka Business Center. Waduhamagara kuri 078 167 167 2 cyangwa 079 40 10 135. Wanadusangaho dukorera mu karere ka Gasabo Karuruma ku muhanda ujya mu Makawa, iruhande rw'inzu y'ubwami y'abahamya ba Yehova cyangwa hazwi nko kuba Yehova. Haguruka Business Center, amahirwe agusanze. Fungura paje none.